ntago bamundushaho imuwe yego kuko ni papa uko yarameze kose ni papa yego aba rero nta bantu bafana n'ikipe itsinze gundaguranye bitura hasi bituye hasi yikubita kwibuye kuri ryawe yikubise yarabifashe arikubita hariya ku rugi ngo ripasura hariya ryari riri hano naryo nibwo yahitaga avuga ati ngiye kuza nkora akantu ndabereka uyu munsi ajya mu cyumba agiye kuzana umuhoro ari umusaza agiye gufata umuhoro yego agiye mu cyumba umwana abibonye avuga ati none agiye kutumara ahise ashiramo burote amukingirana mu cyumba atakira mu nzu atukana ko bamwishe yego icyo gihe ntawe wigeze ahurura ngo agere hano abazi uko arebe nuko bigenze abo bose bari kuvuga ibyo byose bari bibereye mu mago yabo yego nibwo byageze saa 3 barangije guhisha baramukingurira ariko neyise abyuka yego yabyutse ngo mu masaa 5 arasohoka ajya hanze arongera asubira mu cyumba akingura ari adirisha yego ariko umusaza wanjye agira amatsiko yo kuvuga ati kandebe papa utagiye gukora n'ubundi atajya agasiba ko yagumye aha inzoga zakomeje kumuberazo amurungurutsa mubona yicaye ku buriri bweye yiyunamiye akaza avuga ko ibyo twatetse atari by'abagabo barya yego tukamubwira ati rero nimba wumva ushaka kurya iby'abagabo barya byiza ujye ubihaha n'ubundi ntabwo usiba inzoga ayo ugura inzoga yahashye n'ibiryo yego nibwo ubwo byagenda gutyo ibyo twatetse akamena akavanga ibi nta biryo birimo byo gutekera umugabo bwari buri hano ribu n'izindi nzego za militare bose bari hano ariko ikintu nakubwiza ukuri cyo bashakaga ngo hano bahasambure cyangwa bamurase cyangwa no bahatwike ariko kubera inzego z'ubutabera bavuze ati ibyo bintu ntago byashoboka. Yes, nkuko mubibona ahangaha duhagaze hakaba ari mu rugo kwa nyakwigendera Katageba Vincent w'imyaka 64 akaba yari umugabo wari wubatse afite umugore w'isezerano akaba agiye asize abana 4 yabyaranye n'umugore we. Rero ahangaha mpagaze ni mu rugo rwe aho twari turi kuganira n'abana be yibyariye mu nda. Abana be bakavuga ko uyu musaza Katageba Jean ariwe watangije amakimbirane mu rugo aho bari kugenda batandukanye n'ibyo bamwe mu baturage bavuga ko uyu musaza yari yararenganijwe. Abana bakavuga ko umusaza yakoraga ariko nubwo yakoraga amafaranga yakoreraga keshi na keshi ngo atajyaga ayageza mu rugo kuko ngo mu gihe jyaga yahembwe amafaranga agera mu bihumbi 30 yashoboraga gutanga ibihumbi 5 mu rugo agasaba ko ari byo bizabatunga ukwezi. Ariko nanone bo we mu gihe atashye muri ya mafaranga yandi yasigaranye yasinze bakavuga ko yajyagaza ashaka kwaka nk'ibiryo by'abagabo. Ikaba intandaro yuko keshi ngo yasangaga batetse ibiryo cyane cyane bamwe bajya babyita iby'amafuti cyangwa se abagabo bavuga ko bidafata mu nda ngo yajyaga bimena akavuga ati se kuki mutatetse ibyo shaka nahashye. Muri bya 5 rero yatanze ngo ashaka ko ari byo bizamara ukwezi za bya bindi n'ubundi batetse akaza guhita abimena. Intandaro rero yo kugira ngo mu minsi nyuma y'ejo hashize aze kwitaba Imana nuko ngo yaje gutaha n'ubundi aza guserera n'umuhungu we akaba yari we muhungu wabaga hangaha muri uru rugo kuko umwana wabo umwe yiga muri kaminuza ataba ari ahangaha undi akaba abandi bakaba barashatse abandi bakaba bari mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Yaje gutaha n'ubundi ngo yasomye agacupa aza kuza aserera n'uyu nguyu Kamanyire Jean Dodier. Niho ngo byatangiriye ubwo umusaza yafataga iribuye ngire ngo muri kurireba neza ngaza kuri kubita n'ubundi uyu musore cyangwa se uyu mwana we w'imyaka 32 Jean Dodier. Ubwo Jean Dodier ngo yarahagaze ahangaha umusaza ari mukubise ntigaza kumufata kuko Jean Dodier nk'umusore ngo ahise yunama aza guhita amwataka nawe aramubwira ati se muzehe waretse kudwana. Musaza ngo yaje guhita n'ubundi ajya kugerageza kwataka umukecuru ariko kuko ngo umukecuru muri iki
cyumba, umusaza akaba muri iki ngiki. Umukecuru ngo yahise yikingirana n'ubundi muri iki cyumba, ariko umusaza aza kuza kujya gutora umuhoro ashaka kumutema. Umuhungu we aza guhosha, ariko umusaza yitaga nawe ajya mu cyumba cye, ngaza gusohoka asubira kunywa inzoga n'ubundi. Ubwo umusaza yagarukaga n'ubundi yasinze ngo yashatse kurwana, ariko bararyama. Bukeye bwaho n'ubundi musaza ntago bwakenga ajye mu kazi nk'uko yari atuwe ajya mu kazi ka buri munsi ko mu cyayi, yaje kuguma aryamye. Umuhungu we ku isaha z'isa 3 z'amanywa, ubwo yari avuye gushaka ubwatsi bw'amatungo, nibwo yazaga ngasanga umusaza ahangaha, abona asohotse agiye mu bwiherero. Umuhungu n'ubundi yiturira ubwatsi, aribwo yajyaga ku irembo gufumbira intoryi ze. Abamwe mu baturage bakavuga ko aho hahinze intoryi ari aho umusaza yahaye uyu muhungu Jean Dodier, ariko abana be bakavuga ko uyu Jean Dodier yaje kuhagura inote y'amafaranga 700,000 bari gutandukanya nuko bamwe bari kuvuga ko yahamuhaye. Rero uyu Jean Dodier ariko nanone ikindi yajyaga apfa n'uyu musaza Vesa cyangwa se papa we, nuko ngo yafashe umwe mu bavandimwe be akaza kumuha isambu. Jean Dodier akaza kumubaza ati se kubera iki utanga isambu njyewe nta kintu ma? Musaza ngo akitwaza ko hahandi n'ubundi yamuhaye bahaguze 700,000. Musaza ngo akavuga ko ashobora kuba amafaranga yamuhaye ahubwo ari makeya, ngo harabayemo no kumugabira. Reka bashimire, yari Emi Kabaka imbere ya kamera, naho kuri tekinike ni Jocobi twabanaga. Giye ku mama tugusanze ahangaha mu rugo, biri kuvugwa ko ku munsi w'ejo ariho umusaza Vesa w'imyaka 64 yaguye muri uru rugo. Nkawe dusanze ahangaha muri uru rugo tunakwihanganishe, hari byinshi waruzi muri uru rugo, byatangiye gute ubundi ibyo ngibyo byabaye? Uko byagenze byatangiye mu masaa 10. Uzi kwekereza akamikoro? Byatangiye mu masaa 11 z'umugoroba. Yego. Araza ageze mu rugo asangamo mama. Yego. Amusanzemo umuhungu we yari ari gusoroma imboga. Barababyeyi bawe? Barababyeyi banjye. Yego. Noneho umusaza wanjye aza ari kuvuga ngo mama, ngo uziko amatunda ya papa bayaciye ku irembo. Aramubwira ngo nimba bayaciye ndayatemagura. Yego. Umusaza wanjye aramubwira ati se nimba bayaciye ko batayamazeho ko natwe turajya turya hasigaye, ubwo ko nge bankati ibirayi, ubwo ngewe nagenda nkabirandura byose. Yego. Nuko aravuga ati mwana wanjye sinkwanga. Yego. Kuba no kuntu wangiyeho bamfunga ukajya usura bashiki banjye batansura. Yego. Nta kwanga ngakunda ndi. Umusaza wanjye amusubiza ko iyaba yakabimenye ntabwo yakabaye ahora amucunaguza amutesha umutwe. Yego. Noneho ahita azamukira haravuga ati mwanyimye ibiryo mwarangiza mukavuga ko natajya numva ko mungirira neza kandi munyimye ibiryo, ariko ni wowe washatse inkono yawe kuyitekera bwite ngo ntabwo duteka ngo tuguhaze. Nibyo wahisemo ugiteke nk'uko wayishatse. Nuko rero nibwo yatangira gutukana ahita akataragenda. Yego. Arazamuka agera haruguru kuri kabari yahagiye ari nka sangahe? saa 11. Ubwo byari bigeze mu masaa 11 na za 20. Saa 12 gutyo. Yego. Agera ku muntu ucuruza haruguru, aramubwira ngo Sara we, ngo narakwambaye ariko ndaza kuyaguha. Yego. Nuko avuga ngo nagize ngo waruje kunyishura, naho waruje kumbwira ibyo utari kunyishura, ngo zapfa natayaguhaye. Ngataragura yagiye kuri mukubita abantu bamuhanahana. Bazapfa atamwishuye. Yego. Kubera yaramubwiye ati nayinjire muje kunyishura nawe uri kumbwira ngo uzayamuta ari kuyama. Niko yamutukaga rero avuga ngo kaza mukubita ibuye. Umugore aramubwira ati wibeshe uri nkubita abantu baramuhanahana. Arataha agaruka afite umujinya nko kongera gutukana hano mu rugo no kurwana, ashaka gufata iriya ndobo ngo ayimene. Iri hariya. Umusaza nyavuga ati rero numva cyaravuye mu mitungo y'iwanyu
mu mirima y'iwanyu ariko ntabwo wayimena turayikoresha tukabona amazi. yego Bayimwatse iki gitebe cyari kirambitse hano mu mbuga, yego abasitayo kubera yari yasinze yitura hasi, yego arahaguruka afata ibuni yari iri hariya amenagura amazi avuga ngo nayo arayitemagura, yego arayimwaka abishyira mu nzu. Nuko rero arongera yego uze kwegereza kamera. arongera nyine afata umukecuru agiye kumukubita kubera musaza wanjye yari amucitse. yego Araza baragundagurana ari kumumwaka ngo ariko bati ubundi kugwaye wajyaga hanze gukora iki ko ntacyo wendaga gukora iki hanze hano ko n'ubundi ntacyo ushoboye waragwa umaze iminsi ugwaye. yego Nuko rero uwo musaza bagundaguranye bitura hasi, bituye hasi yikubita ku ibuye. Kuri ryawe yikubiseho yarabifashe arikubita hariya ku rugi ngo ripasura hariya ryari riri hano naryo. Nibwo yahitaga avuga ati ngiye kuza nkora akantu ndabereka uyu munsi, ajya mu cyumba agiye kuzana umuhoro. ari umusaza agiye gufata umuhoro. yego Agiye mu cyumba umwana abibonye avuga ati none agiye kutumara, ahise ashiramo burote amukingirana mu cyumba, atakira mu nzu atukana ko bamwishe. yego Icyo gihe ntawigeze ahurura ngo agere hano abazi uko arebe nuko bigenze. Abo bose bari kuvuga ibyo byose bari bibereye mu mago yabo. yego Nibwo byageze saa 3 barangije guhisha baramukingurira ariko ntiyahise abyuka. yego Yabyutse ngo mu ma saa 5 arasohoka ajya hanze. Arangije atangira kuruka inzoga saa yanyweye. 3 z'ijoro. yego Atangira kuruka inzoga yanyweye. yego Nuko rero kubera bari basabutanye ntabwo babashije kuvuga ngo reka tujye kureba icyo yabaye, baramwihoreye nk'umujinya nawe ukiwufite. Mu gitondo bwarakeye buri wese mama ajya ku murenge mu byo kurekarama icyiciro babashizemo. yego Arangije akomereza mu isoko ryo kuwa gatatu ryari ryaremye cyumba. Yageze hano ejo saa 7 avuye ruguriyo, ariko uwo muhungu yabyutse ajya gushakira amatungo ibyatsi byo kurya. yego Ageze hano saa 3 nukabona umusaza arasutse meze neza ajya muri toye arituma saa 3 z'amanywa. yego Agezeyo arongera asubira mu cyumba akingura ari adirisha. yego Ariko umusaza wanjye agira amatsiko yo kuvuga ati kandebe papa utagiye gukora n'ubundi atajyaga asiba ko yagumye aha inzoga zakomeje kumubera zo. Amurungurutsa mubona yicaye ku buriri bweye yiyunamiye. Yahise asubira hanze ari gutera umuti mu mboga z'intoryi zino wabonaga. yego Aguma ku kazi ke ntago yari gukurikirana ibintu abona ari muzima. yego Ubwo mama yatashe n'amasenge araza. yego Nuko rero aramubaza ngo Rusiyani we ngo umusaza ariyo ngo genda umubaze njye ntago turi kuvugana. yego Ari mu rugo araryamye. Yahoze arimo ndabizi ko arimo. Aje aramuhamagara ntiyamwitaba. yego Akinguyeho urugi ngasanga yashizemo umwuka. Ni gutyo byagenze. yego nkawe se nk'umwana wabo ubundi intandaro yo kugira ngo papa wawe ari we Vesa nyakwigendera no mu rugo na mama wanyu baze kugirana ikibazo umwe ajye kuba yateka inkono ye ukwe n'undi ukwe, ubundi intandaro ni yaturutse kuki? Buriya ibibazo biba byarabaye ubuyobozi nabwo bukabigiramo uruhare. yego Ntago bibaye mu myaka 3 cyangwa 5. Bimaze nk'imyaka 20 byatangiye nyiri hano ndi umumama afite abana 2. yego Umwana mukuru afite imyaka 10. byatangiye ukiri umukobwa. Yayo makimbirane yarahabaga abayobozi b'umudugudu barabizi. Yaturukaga kuki? Ubundi byategwaga umusaza akundaga inzoga cyane. yego Mama ntaga nk'inzoga. Ayakoreye yose akumva yayanywera. yego Noneho ibyo twashoboye twari abanyeshuri ibyo mama yashoboje kubona akaba ari ibyo dutekera. Akaza avuga ko ibyo twatetse atari by'abagabo barya. yego Tukamubwira ati rero nimba wumva ushaka kujya iby'abagabo barya byiza ujye ubihaha n'ubundi ntabwo usiba inzoga ayo ugura inzoga yahashye n'ibiryo. yego Nibwo ubwo byagenda gutyo ibyo twatetse akamena akavanga ibi nta biryo birimo byo gutekera umugabo. yego
tukabimena yakabimena pe hari n'igihe yabirengeje uru cyangwa yamenaga byabaga biri mu gisuperi twabimusigiye. yego Abantu abaturanyi nubwo bamwe wenda bagenda bavuga menshi ariko arabayaguha nuko badashaka kubivuga pe. yego Ibyo biraba ndashaka bivuga ngo nkajya muri hano ducoca urubanza n'abayobozi. Umusaza agatsingo bakamubwira ati utazongera gukorera ibi bintu. Ubwo nyine byategwaga n'igihe cy'inzara. yego Ibyo byatangiraga kuvuga akavuga ati ntago muri kungaburire ibyo nshaka. Kandi n'umuntu wabaga badashaka nimba yabaga yanakoze no mu kazi nimba yabahaye 5 yarahembwe nka 30 ubwo ni ibyo ngibyo muzongera kubona yongeye guhembwa. Abwira kasoye ko yashakaga kugira iki Nyine we nk'ukuntu wenda mama mwatetse nko mu cyaro dukunda guteka ibijumba. yego Rero hari igihe cyagiye bya kinyarwanda amateke iki n'izo mboga waba utabonye ibyo bishyimbo yabona ari ibyo ngibyo akavuga ati ibi ntabwo ari ibyo by'abagabo. yego nibyo byabiteraga. Njye nabonaga ari ingeso yo kumva ko yajya ajya ibyiza kandi atazi uko babihaha. yego Ubwo rero byagenda gutya akajya hehe kujya ashaka guteka iyo nkono ngo kuko nagahaga. Kuko twabaga turi abana bane. Ubwo akabona wenda atahaga mu byo yagahasha. yego Tukavuga ati rero uteka iyawe wenda uhage ariko duha amahoro. Ubwo rero izo nkono bahoraga bazimubuza ati ntukajya uteka iyawe nkono ujye utekana nawe. Ntawe wigeze umubwira ngo teka iyawe nkono niwe wayifatiraga akayihengekera. yego hari bamwe bari kugenda bavuga ko intandaro yo kuba umusaza Vesa byamuviremo kuba yahaburiye ubuzima ngo ari uko hari mwene nyoko ashobora kuba yarahaye ngo umurima ngo bakaza kugira umujinya mama wawe ndetse n'uyu musore bari kuvuga ari we musaza wawe ngo bakavuga ko uwo mwana wundi ari we bari guha amasambu menshi ngo witwa Jean Dodier yahawe hano ku irembo ariho twabonye arimo intoryi. Uwo mwana wundi nawe bamuha ahandi ngo Jean Dodier aza kugira umujinya ngo afatanije na mama wawe ngo bari kuvuga ko bishoboka ko ariyo ntandaro yabiteye. Oya aha ku rugo yahaguze ashize imyaka 3. yego Yahaguranye n'umushiki weye cyari ikibanza cyabara umunabe bapfuye bagwi Bugande. yego Bacamo ibipande 4. Musaza wa mushiki weye wa nyakwigendera aravuga ati turagurisha umwana wawe azature mu itongo rya data nta wundi wajyamo. yego Abandi bashiki be babiri baravuga ngo nibahamugurisha. Nibwo yahamugurishije 700 yari afite inka yari akirangiza kwiga yaguze akanyana. Jean Dodier yahaguze 700. yego ha mwirembo Mwirembo aba bahakashi ntago ari ukuvuga ngo yabibaye mu ideni. Ariko umusaza muri iyi minsi yari afite mu makimbirane yamubwira ati kuhaye murumuna wanjye ngewe utamaye akahita avuga ngo naguhaye ikibanza kandi yaraguranye nawe. N'inyandiko zirahari. Yaraguze aha ku irembo agura na muzehe. Undi we bamuha nta kintu atanze. Ariko nabwo muri ibyo ngibyo akatangira kubwira uwo ngo murumuna we ngo agomba kumuha amafaranga 50,000 akamuha na telefone kugira ngo ahamuhe neza by'agacupa mbega shimwe muri make. Ubwo nawe akagomeza avuga ati naguguriye inzoga keshi ntago nakongera kugura izindi telefone yo niyo nayikugurira ntago wayimara na kabiri. yego Nawe yari kuvuga ngo nureba nabi ndakunyaga. Umuntu wakutangaga ibintu rika kivuguruza kuko nanjye aho yari yaramaye yambwiraga ati nureba nabi nawe nzahakunyaga. yego ubwo ibyo rero bari kuvuga bagendeye aho ngaho ni amagambo. yego use ngo wowe uri gutandukanya bari kuvuga ko bamwishe we yashobora kuba yaguye mu buriri kubera ya mayoga yanyweye no kuba atariye no kuba yarigimeje yitura hasi. Ngewe niko ndi kubihamya ntago mpamya ko aribo bamwishe. yego mama reka nkushimire kandi mubwire ngo wihangane kandi ukomere. Ni papa pe ndamukundaga ariko ndamuzi ni nanjye fura ye ariko ntago mvuze ko abantu bamundushaho agahinda cyangwa mbega ntago bamundushaho imuwe. yego kuko ni papa uko yari ameze kose ni papa. yego aba rero nta bantu bafana n'ikipe itsinze cyangwa bashaka kugira ngo boshe ibintu bigomeze bigurumane. yego amakuru muhaye nayo.
bongeraho mwebwe nimukurikize ibyo abaturage bari kuvuga kuko ukuntu natwe amakuru twayafashe umusaza gusa nk'uko amara bakifashe yego kafashe kifashe gutyo nta kibazo yego umusaza mu ijoro ryo kuwa gatatu umusaza yaragiye aranywa arasinda narangije gusinda kubera ko nyine n'ubundi uru rugo rwahoraga mu makimbirane ubwo umusaza yaratashye arangije gutaha ageze hano mu rugo yiha ibintu byo kugira iki byo kurwana noneho arwanye hano mu mbuga hakaba hari intebe itambitsemo ishobora kuba ari iye noneho umusaza kubera nyine gusinda no kutagira imbaraga ukuntu byagenze umusaza yikubise hasi arangije kwikubita hasi abanzaho akakinyuma aho inyuma aragaragurika noneho ukuntu byagenze umusaza we uwo musore nyine uwo musore uba hano ari we Jean Dodiye muri kuvuga uwo umukecuru akaba yararwaye nyine kubera ko bamujyanye kwa muganga ku itariki 7 z'ukwa 4 ariho dutangira ibiganiro uwaje kumufata n'uyu mukobwa kubera umugabo we yaguze tuba tugeze mu gihe cyo kwibuka inzirakarengane abatutsi zazize jenoside 1994 noneho ubwo kuntu byagenze umusaza we yaratashye ntarangije gutaha nyine uri kubona ko inzoga y'umuntu yasinze nyine atagira kwikontorora kugira ubuhe ubwo nyine intebe yaramuteze nangije kumutega hano aza kumanzaho aha ubwo nyine uwo muhungu we wabita Jean Dodiye akaba nyine aba ari mu mirimo ari kwita ku nka ari kwita ku byo guteka musaza aravuga ati se wa musore we wa musaza we uje neza mu rugo ntuze nk'inkubiri ukaza utuje byatwara iki ariko n'ubundi muri uyu mudugudu bakaba batumva Rusiyani n'uyu mukecuru nuko ubwo nyine kuntu byagenze umusaza we yaragiye afata iriya ndobo ngo yayimena ngo bayiguze ngo mubyeyi mu mutungo w'uwo musaza wapfuye nyine nuko umwana nawe aramubwira ari we Jean Dodiye atari se wayigura mu byawe ku buryo wahohotera ibintu duhari turi kureba ubwo nyine kuntu byagenze umusaza aragiye afata ibuye hari ibuye ripima hafi nk'ibiro 3 uri kubona ko ibuye riba riremeye sinzi n'ahantu barishyize ahubwo nagira ngo naryo baribereke nuko ubwo umusaza ari kubita kuri kiriya gikuta cy'inzu ubwo ni risoreba n'ahantu noneho arunama uwo musore Jean Dodiye arunama arangije kunama ubwo ahise yikingirana ahise yikingirana muri iyi nzu iyi yikingiranyamo umusaza nabwo akagwanira kugira iki gufata umuhoro ngo arwanye umukecuru kubera yararagaha ngo amusangemo ngo amuteme akavuga ati nta muntu nzasiga umusozi ngomba kugira iki ngomba kuzabica mukazaza munsangayo noneho njyewe ahubwo njye ikintu kiri kuntangaza nkamwe b'abanyamakuru mwakaje kudutabara mwebwe n'umwumve ibyo abaturage bavuga ahubwo mugakurikiza iki bose nimo bahereze mikoro nimba ari phone nimba ari iki simbizi kuntu mubyita kubakurikiza kuko n'ubundi y'abantu batakumva bavuga ibyo bashaka kandi umuntu bamuvuga byinshi bidakorwa nk'ubu sahizi njyewe ku mugoroba uyu ni masenge usigaye nyine ari we uri kuri sitasiyo nawe ni mubyara wanjye uwo musore Jean Dodiye ariko ubwo kuntu ikibazo kimeze ndebye ubutabera bwari buri hano ribu n'izindi nzego za militare bose bari hano ariko ikintu nakubwiza ukuri cyo bashakaga ngo hano bahasambure cyangwa bamurase cyangwa no bahatwike ariko kubera inzego z'ubutabera bavuze ati ibyo bintu ntago byashoboka natwe ntacyo twaba twaje kumara tuba twaje gutabara no kureba abasigaye tubungabunga umutekano abaturage nibo bari bakaye mbese bashaka gusenya hano ubwo noneho niko kuza abo bayobozi abapolisi byose abayobozi bose baje
baje kudutabara ariko kuntu ikibazo kimeze uwo musaza noneho ajya gupfa haje mushiki weye ari we bita nonza hajya nyibutse Nyirangoro noneho abwira uwo musore bita Jean Dodiye ati se ko ndi kumushaka ruguri hari ibintu bari kwandika mu matsinda ati ko ndi kumushaka ngo azajye kwiyandikisha mu matsinda ariyo none uwo mwana Jean Dodiye aramubwira ati papa ariyo yiriwe aryamye none ubwo yagiye mu kazi ubwo akaba yari yateye hano umuti mu ntoryi ariko uwo mwana ubwo uri kumva nyine ntago umuntu yaba ari muzima noneho narangiza kuba ari muzima nose wakirwa gukurikirana ubuze ikibazo yagize nuko ubwo umusaza nyine yararyamye noneho uwo nyirasenge aje aramubwira ati genda umurebe kubera ngiye tutavuga rumwe nta nubwo yanyingurira ubwo kuntu byagenze yagiye kureba umusaza asanga umusaza arasamye ubwo bo bari bagiye mu mirimo yabo umukecuru acuruza agatabi yari yagiye ku isoko uwo Jean Dodiye nawe yiriwe yahirira inka arangije atashye ajya gutera umuti mu ntoryi nuko ubwo uwo mugore nibwo gusohoka ngo muri mu mirimo ngo iswa yapfuye ati ntago bishoboka wari Jean Dodiye ati ntago bishoboka wari Jean Dodiye ati se bishoboka bite papa ko yarasohotse nkasanga yunamiye yicaye ku gitanda aka kanya papa apfuye ati nuko ubwo nyine n'aba baturage ayo makuru muri kumva ntago ariko ari kuko abaturage kuki batumvise ari gutera induru nibahurure kandi uri kubona ko ari ahantu ho ku muhanda ubwo rero ngewe amakuru mfite nayo twamenye ko umusaza yapfuye 10:00 nuko ngewe iwacu ni Gakubo banyita Mukayambere Odira ubwo twaje gutyo murakoze mama bamwe bari kuvuga ko umusaza Vesa ashobora kuba yarishwe mbere na Jean Dodiye yafatanije na mama we ngo bakamurekera mu nzu bakigira mu mirimo yabo ariko wowe turatangira tunakwihanganisha uzi byinshi kuri uru rugo nayo mpamvu tugusanze hano mu rugo ngo tugire ibyo tuganira ariko nanone namwe mugakomeza kuvuga ko abaturage ibyo bari gutangaza atari byo turagira muze kuduha ukuri kwa nyako koko kw'ibyabereye ahangaha ubundi mwe mwabimenye gute nyine ngewe yego kandi ubusanzwe Mukanambare Eugenie yego nyine ndi umukazana wabo yenuye hano nyine yego maze imyaka 13 uze kwegereza akamukongere nijoro ubwo nyine maze hano imyaka 13 ariko mu myaka 13 maze ahangaha yego nasanze n'ubundi baba mu makimbirane urumva n'ubundi ni ibya kera yego nuko rero n'ubundi umukecuru n'umusaza bahoraga hejuru ariko uru rugo rwakundaga kubamo uyu mwana umwe witwa Jean Dodiye abandi bakunda kuraba mu gihugu cya Uganda undi yiga muri kaminuza yego nuko rero n'ubundi ariko umusaza akajya haza ashaka kugwanya n'umuhungu Rusiyani none ariko kubera yuko bashiki b'uwo musaza batumva Rusiyani none bakajya baza mu matwi y'umusaza kurumva bakajya baza mu matwi y'umusaza bamubwira ngo kuki wahaye umuhungu wa hano kwiremba ahangaha kandi waramurihiye amashuri ngakiga yego undi naramubwira ati se baza gutumizaho umuryango baricara barangije barahamugurisha baje kuhamugurisha yari afite inka iyo nka yarayigurishije afatanya n'ahamushiki we ubwo we basataranyije ahasokuru na mushiki we bafataho umusaza n'ahamushiki we barahafatanya barahagurisha uwo Rusiyani nyine ari Kamanyire abari kuhagura amaze kuhagura ibyo gihe byabyaye n'ubundi ikibazo nuko rero n'ubundi bashiki baguma bavuga ati n'ubundi kuva yarahaguye bahaye Rusiyani ntango bikunda nuko rero n'ubundi kuba ahantu bagabanye hari abandi abamwene nyina bene nyina basokuru bapfuye baguye Uganda baza kuvuga ati nta bimenyetso biriho byo kuba barapfuye
nuko n'ubundi bo basaba kubwira sokuru ngo najye Uganda ariko ko yapfuye baje gusanga yari n'ubundi barapfuye bazana ibiki ibigaragaza ko aba bantu bapfuye nuko rero n'ubundi kuva icyo gihe kugira ngo Uburusiyani abone ikibanza aha ngaha cyangwa igipapuro byabaye iki ngura bareze kuko bahoraga n'ubundi badashaka kumuhesha igipapuro abo bashiki b'uwo musaza ubwo n'ubundi hakaba intambara umusaza yazaza akaza ashaka nde uwo Kamanyire Jean de Dieu yaza n'ubundi baba batetse kwa kundi batetse batahura ibiryo se bigeze nko ku isahane akabimena baza n'ubundi bazana ibiryo mu gisuperi bateruraga igisuperi bakajyana muri saro niba bahishije basukaga mu gisuperi kimwe bakajya gutahurira ku meza muri saro batahura bajya noneho barangiza bo noneho sogokuru akajya avuga ngo ariko se ngo kuma mwitekesheje ngo ubusa byajya nko mu gihe cy'inzara kandi ibyo byose byabaga mu gihe cy'inzara mu gihe hari ibintu ntambara yabaga muri uru rugo noneho babona ko n'ubundi hamaze gucogura ibintu mu nzu ibishimbo bishizemo soko yatangiraga kujya kwiyenza akavuga ati n'ubundi kuva n'abundi narazaga ngadaha igisana cy'imibaga nkaba ndi kuza n'ubundi ngasanga batetse ikiro kimwe mukakijya kabiri bitewe no kuntu ibihe twagize iki twagezemo soko agatangira yiyenza ngo inzara abwira abaturage ahageze bose ko ari umuntu ujya hehe mu muhanda mu kabari buriya ikintu kigeze mu kabari undi ari mu rugo atanywa iyo kimenya abantu 5 cyangwa 10 ubwo biba byagize iki byagaragaye sogokuru akajya agenda yava muri ikabari aje akajya haruguru iriya ku isoko ejo akajya mu Nyabugogo ejo akajya mu Rore ejo akajya mu cyayi abahantu hateranye nk'abasoromyi akavuga ati n'ubundi reba umukanda agashira mushumi nko mu nda ngo reba umukanda kandi yariye ngo reba umukanda ngo gwenda kuca mu inzara ngo umucecuru agenda agapakira ngo umuhungu we ibiryo gakabishira mu gisuperi ngo bakamuha byinshi ngo ngiye bakama bikeya ngiye nkavuga ati se kumurira hamwe mwese agatahura ahagaragara ko batahisha kandi nta n'uruhinja basigira mu isafuriya ngo wenda ngo baragukinga undi mwana ko ari umusore ufite imyaka 32 ntabwo ari uwo kugira ngo arajya kugwanira na se ibyo mu isafuriya bo ntabwo barashaka mu gisuperi badasize mu isafuriya bakajyana bakajya bitewe n'uko babitetse noneho rero baza gukubitwa kubera ubukene bw'umwana wiga kaminuza noneho rero n'ubundi uyu musaza yakoraga amafaranga mu cyayi ariko adashaka kuyagaragaza iwe ari ukugira ngo ataha yanywe ahubwo noneho washaka kumubwira ati umwana yamubazaga ati papa kuko ukora mu cyayi wenda wanyohereje 1000 cyo kugura isabune ngo ujye ukibaza ngo Kamanyire ngo na nyoko ngo bahinga ngo imirima yanjye nuko rero n'ubundi we uwo mwana yabayeho ku bukoboyi umucece akagerageza acuruza agatabi amurihira n'aba ngaba bakuru babo barangije n'akaya babonye y'umusaza nta n'ikaramu mbega babaye muri ubwo buzima bahora mbega bajyana nuko rero birarangira umusaza ejo bundi yari kuri 10 ubwo ni kuwa 3 yaraje arisanga ari haruguru narindiyo ari ako kabare ubwo ni kwa Rambere ubwo n'ubundi araza arasuhuza Eugene ngo bite ndavuga ni byiza soko ngo none se nguri kuki ngo someho ndavuga soko ngo nango ndi kunywa ngo nanje kubaza ahangaha isabune ngo none se ariwe ngo icyo kunywa ndavuga ati nakiriyo kuba kiri mba nkuguriye nuko urabwira uwo mudamu ngo sanga mba nkwishuye ngo ariko nzakwishura ejo uwo mudamu aramubwira ati none se uza kumbwira ngo uzanyishura ejo ngo ari uko wanyweye umusaza ava ngo kugira ngo nyakwime ngo nagasuzuguro kawe wenda aho ngaho bari babitubwiye ariko nk'umwe nk'umukazana wa Muzehe Vesa tunavuye ngo Imana imuheruko ridashira uyu munsi yitaye ariko se hari byishuzi wari umuturanyi wahoraga ahangaha mu rugo ese koko ukuri kwawe bamwe abaturage turi kugenda tuganira ndakeka warahageze mu ba mbere bari kuvuga ko umusaza Vesa ashobora kuba yarishwe na Jean de Dieu yafatanije na mama we bakanamushyira mu nzu hagashira umunsi nta muntu urabimenya ese koko uremeranya nabo cyangwa
ni uko byagenze n'ubundi we n'iza nzoga zamwishe. ntabwo nemeranya nabo kuko n'ubundi ayo masaha ataha atukana yaratashe ageze aha ngaha bazana iby'amatunda amatunda baramubwira ati se niba bayaciye bivuze ko n'ubundi bayamaze byaba ikibazo cyo kuyatema soko yaraje kuko n'ubundi yahoraga avuga ati umva Rusiya nzamva nzakugendana paka ati ngiye ngo uyu munsi ngo paka azamugendana yahoraga bivuga kumugendana ubundi icyo bapfaga ni igiki nyakuri urebye hano urumva iwe n'ubundi kubera n'umucecuru bagirana amakimbirane cyane akaba ari umwana uba mu rugo urumva kandi akabatana mu rugo kubera atabanaga n'umucecuru umwe abukwe n'undi okwe ubwo n'ubundi byanze bikunze ntibyagiraga umusaza akajya avuga ngo weho ngo kuba udashaka ngo niwe utuma nagira iki ngo numvikana n'umucecuru ese nakavuga ati se iby'umugore n'umugabo ngiyewe birantiye ibyo ngibyo atahubwo mwumvikane nge nta kibazo ahubwo mureka kujya mu mabisi muzarinde nabura n'umugore hejuru yanyu nuko rero n'ubundi umusaza araza aje bahurira kunuza ku ndobo ubwo n'ubundi Rusiya nare kudaha amazi kaka bwaragwaye amazi igihe agwaye nuko nanga abashije guteka nta nubwo abashije kugira iki gusohoka yarari mu nzu bahuriye ku ndobo n'ubundi soko ashaka kuyiterura ashatse kuyiterura ngo ayitukubite hasi umuhungu arayifata ngo yamurushije imbaraga arayifata ayifashe yafashe cya kibuni agifata kirimo amazi agibaraza nk'irimo undi amubwira ati se ayo mazi uri kuyamena ahubwo niko kugira ngo uteke ko ubundi wafashe isafuriya yawe ngo uteke ko ndi kubona bwije ijambo runuza soko yamushubije avuga ati ndakwereka sha yafashe ikibuye ndore n'ikirakibuye yaragifashe aragitera ngabake ukamanye n'amabake kwa kunama n'ubundi we yahise yunamye cyahise amukubita umugeri yakubita nde kamanye n'ubundi rero kaka yasohotse ari kuvuga ati mutagwana agiye kuvuga ngo mutagwane sokura bayaboneyeho kaka ahita asubira inyuma ashaka gufata nde kaka nuko rero kamanye nibwo yitagaza aze gufata nde uwo musaza ngo adahura umutaza kaka sokura yahise barara iki gitare cyari kiraha hano hari icyondo abarara bake bagwa bake bose bitura hasi sokura kubitaho agatwe ka hano yakubiseho umutwe agira bake ka hano nuko n'ubundi umuhungu yahise amufata amujyana mu cyumba cyeye cy'umusaza aravuga ati wagiye kuryama ukaryamisha izo nzoga nuko n'ubundi ajyamo kubera ko soko ari umuntu unywa waragiye mbega ni ibintu bitandukanye ibitabi na bya mbega n'urumogi ararutumura amwagura umogi aranarumwa kuko baranarufungiwe mbega byinshi nuko sokuru umusaza yari yarigezwe gufungwa yafunzweho azira urumogi yarunywaga umusaza yanywaga urumogi akanywa nawe arajya mbega inzoga ni na byinshi ntabwo wabimenye sibyo ko sokuru yashatse uriya muhungu mbega ntiwareba nuko so umuhungu amujyana mu cyumba akingaho akinzeho atarateka agira ubuhe nuko rero n'ubundi ngo mu gitondo bwarakeye kamanyire ajya kwahira kaka ajya ku murenge kubaza ibyiciro bya bindi byo kubaza ibyiciro by'abashizemo kugira ngo bagire iki babagabanyirize avuye ku murenge yahitiye mu isoko ahitiye mu isoko byari nka saa 8 nibwo yamanutse yasanze hari ku muhanda haruguru aho ngaho nanditse ibijumba arambangaje kwa kane ibiro 2 by'ibishimbo ngo yirihe ubusa ngo tutaburara yatse ibiro 2 by'ibishimbo araza aramanuka abiterekaho akimanuka n'ubundi hama byari nka saa 9 n'igice uwo mushiki we araza wasokuru aravuga ati se katageba ariyo aramubwira ati n'ubundi arimo yiwe mu rugo nubavuye hanze yarayikota akazuba genda umubwire ibyo nda kumubwira ati nenda kumubwira ko mu mafuso bakoze ko kuwa 5 bazajya kwiyandikisha kugira ngo babone kuntu bahembwa mama ibyo n'ubundi barabari babitubwiye ariko jewe icyo nasoza mbabwira mwihangane kubwo kubura umuntu ntago ari ibintu biba byoroshye
ariko nanone twagira ngo tuganire namwe nka bamwe mu bo mu muryango mugire icyo mutwibwira kuko nimwe muzi ukuri. Reka mbashimire kandi mbabwire ngo mwihangane kandi mukomere.